Eka ngusuze wowe ubana natwe tugwaye ikaze kuri channel zacu, kora subscribe, ukore like, commentaire wowe utarayikora ndetse shiraho like kugira ngo muri kiganiro kugira ngo bize kugenda neza. Iki ni ikiganiro cyiza cyane Gospel Talk. Iki ni ikiganiro cyubaka ubwami bw'Imana. Rero dushaka ngo tuze kugana nawe uyu munsi wa none kugira ngo turebere hamwe icyo twakora mu buryo ubwami bw'Imana burushaho gukomeza kugenda neza cyane. Inyuma ya kamera uri kumwe na Pasiteri Nshimiye, ariko kandi imbere ya kamera tukumwe n'umukozi w'Imana Robert, umuhungu w'Imana ndetse n'abanyarwanda bose. Robert, uraho neza? Ndamahoro, ndashima Imana. Umeze ute? Nuko ndashima Imana, ameze neza muri Kristo Yesu muri byose. Yavuze ngo tujye tumushima muri byose, tumuhimbaze kubw'izina rye ryera. Amen. Hanyuma mu buryo dusanzwe tuganiramo ibiganiro ndetse kandi bigenda byigisha uburyo abantu bakwiye kubana n'Imana cyangwa se uburyo bakwiye kubana n'Imana. Buriya mu bateoloji iyo abantu bize Bibiliya bigamo icyo bita doctrine. Buriya doctrine Robert barazi ko zitandukanye. Hari doctrine y'Imana, doctrine ya Yesu na doctrine ya Satani. Satani bana bagira doctrine Mbappe nyinshi ahubwo. Buriya hari hajambo bajya bakunda kuvuga ngo inzira zose zigera i Roma. Yego. Iriya ni imvugo izitse cyangwa se imvugo y'umugani. Yego. Iyo uvuze ngo inzira zose zigera i Roma, ntabwo abantu benshi bumva icyo baba bavuze. Haba harimo icyo kintu uvuze. Buri madini yose. Yego. Yose agira doctrine. Yego. Sibyo? Noneho n'itorero rya Kristo rikagira icyitwa sene doctrine, cyangwa se ubutumwa bwiza bw'amahoro buteguza ubwami bwa Yesu Kristo. Buriya ushobora guhura n'umuntu ari kwigisha ubutumwa bwiza ariko butari ubw'amahoro buteguza ubwami bwa Yesu Kristo. Abantu benshi rero barabyitiranya, pastor. Wahura n'umuntu ari kwigisha wenda n'urugero nk'ubutumwa bw'inda, nibwo busa nk'ubwamamaye hano mu Rwanda cyane, bakabwita ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi atari ibyo. Kafate nk'urugero rwa hafi, ejo bundi nagiye Kabuga masanga umwe mu bagabo bazwi hano cyane ari kubwiriza, bari bafite teme ivuga ngo Imana yakoze iby'imbaraga. Yego. Noneho atangiye gusobanura iby'imbaraga yakoze, nanatangaye. Ubundi ibintu by'imbaraga Imana yakoze ni ibihe? Ni urukundo ruhebuje. Data wa twese yakunze abantu, yapfiriye abantu ku musaraba. Yes. Rura rupfu yapfuye tuvuyemo rwa Pasika, kubiziza Pasika muri buriya buryo nabwo. Nirana n'inzira igera i Roma. Ubundi Pasika yacu ni ukunyurwaho, kubo Kristo mu bantu yanyuzeho. Umuhungu umwe witwa Bosco Nshuti yararingira avuga ngo nanjye ndi mubo yanyuzeho. Sibyo? Donc ukunyurwaho ni Pasika, Passover. Uri kumva? Angirira ibambe n'urukundo rwishi. Angirira neza. Aranyomora kubw'imbabazi ze. Yishyura imyenda yose nayingize gute nari mfite. Uri kumva? Donc iyo passing umuntu Yesu yanyuzeho rero. Pasika yiba uyu munsi ikabejo ni every day, ni every time. Ntabwo ari every day, ni every time. Sibyo? Noneho izo sene doctrine zose uri kumva zitwa ngo doctrine ntagatifu, ariko iyo ukuri ya Yesu Kristo niyo kuvuga urukundo rwe n'ubuntu bwe yadupfiriye. Aha ngaha rero ikiganiro twagitangiye gutyo kugira ngo abantu banze kumva icyo ushaka kuvuga. Yego. Ari ikibazo nshaka kubaza abantu, ariko mbere ya byose abantu bashobora kuba barigishijwe amagambo, bigishwa ko Imana igira neza, bigishwa ko Imana ikomeye, kandi ko Imana akomeye, kandi ko Imana igira neza, itaragize neza niyo kudutanga umwana wawe ngo dupfire. Hanyuma abantu babigisha ko Satani nta mbaraga agira, Satani ari umuntu uciriritse, siko biri. Ariko nagaruka muri Bibiliya ikibazo yangiye kukigeraho, kiravuga ngo Satani yazanywe n'ibintu bigera nko muri bitatu. Cya mbere yaje kwica, kurimbura ndetse no kwiba. Si byamuzanye? Robert, ukimara kumva ibyo bintu bitatu byazanye Satani, Satani akoresha ayahe mayeri?
reka mbanze nkure n'abantu mu rujijo Mm. ko satani atarakabwa nk'uko abantu babitekereza njya mbona bamukandagiza ibirenge byabo zanaga ari imbeba ntabwo ari imbeba uri muzana amazi ngo mutere ngushi ngo mukoma amashyi ngo mwirukane ngo satani. yego reka nashyire n'umucyo ku bantu afite n'umugabane w'abantu benshi kuruta uw'Imana ifite mu isi. yego buriya abantu benshi baramukorera kuruta uko bakorera Yesu. yego cyane. natwe abizera Kristo iyo tutamugira twari gupfa nk'abandi bose kuko sindi kumwogeza uri kumva ariko nanone burya iyo urwana n'umwanzi utazi imbaraga ze yego ukora ikosa. tumaze iminsi tubona intambara ya Amerika na Iran. Amerika yakoze ikosa ryo kujya kurwana na Iran nk'urwana n'agahugu koroheje sibyo none byari bisusa byayibereye iki amazi ashyushye sibyo nabwo ashyushye arega yo banga ibyari bisusa bibaye amazi bantu ntago basobanura ibyareye kwa kundi imboga uzikoramo uzi ngo ni imboga ururimi rugashya ugahita rukongoka. yego hanyuma umbajije ikibazo gikomeye ngo mbese ngo akoresha yahe mayeri. yego sibyo kubera ko ari se w'ibinyoma byose sibyo yego agira amayeri arenga miliyari 3. miliyari 3. Destiny. yego satani agira amayeri arenga miliyari 3. impamvu agira amayeri arenga miliyari 3 abantu burabizi kuramba kwabo ni gutoya. imyaka yabo ubu ngubu Imana yarayigabanyije yagejeje kuri 70. 70 ni umurame ni uwaramye. ariko izi generation z'ababaho akagendana nazo uri kumva izi generation z'ababaho akagendana nazo. iyo umwe avumbuye ikintu cyangwa se kibaye mu kindi bakibigisha ikindi niyo mpamvu ngo afite amayeri arenga miliyari 3. yego byasabye ko Yesu aduha umwuka wera abikigiye bo mu itorero ryacu ngo abe muri twebwe. Pawulo yandikiye Abakorino aravuga ngo Imana yafashe rya hema sibyo ryayo rimwe basokuruza bacu bajyaga bavuganiramo nayo sibyo ubwo ndavuga Aburahamu n'abandi bizera batubanjirije irarimanura Imana iraziba hamwe n'abantu kugira ngo ibafashe iki ibafashe gutahura iyo migambi yose y'iki y'umwanzi satani. rero ayo mayeri arenga miliyari 3 bisaba ko abizera bose bagiye batandukanye bayavugaho. Mwanya Robert sinayavuga ngo yanyarangize ariko reka mvuga iyeri rimwe wenda basi ariyo tuvuga muri iki kiganiro. yego muri za strategy navuze ngo yaje kwica no kurimbura harimo donc urumva muri ayo mayeri miliyari 3 harimo asanzwe azwi mu bantu ariko nabwo uko abantu bayazi atari ko Imana iyazi. reka mfate nk'iyeri rimwe ryitwa kuroga. ibi bisanzwe Bibiliya mu byahishuwe hari ijambo ryiza ivuga aravuga ngo hanze hazaba imbwa abarozi. ubwo urumva mvuze ku mbwa donc ububwa ni ikintu kinini ni Imana yahereyeho. reka tuvuge rero kuroga. yego sibyo kuroga ni imwe muri strategy satani akoresha yiba ubugingo abwica anaburimbura buheriheri. uburyo bwo kurimbuka uburyo bwo kwibwa n'uburyo bwo kwica bukorwa bitondekanyije. habanza kwibwa sibyo kwibwa icyo wari ufite kwibwa icyo umuntu yibwa icyo afite ntabwo wakwiba ibyo udafite. agahita hakurikiraho kwica sibyo noneho iyo umuntu amaze gupfa ararimbuka ako kanya. kwiba biba iki sibyo yego biba icyo bita ubutwari tugendana umuntu Imana yamuhaye ari wo mwuka w'Imana umuyobora. iyo umuntu bamukuyeho kuyoborwa n'umwuka w'Imana agatangira kuyoborwa n'umwuka wa satani. mu gitondo nasobanuye ikiganiro ndi kwerekana icyo bita kuyoborwa n'umwuka w'Imana n'uwa satani. donc nicyo kintu cya mbere bakwiba ubwo butwari nabwo Adamu na Eva bibwe bahereje satani ubutwari Imana yari yabahaye bwo kugenga ibintu byose. satani atwara ubwo butwari noneho nawe abahereza icyaha umwuka ubamenyesha ikibi n'icyiza. ni ukuvuga ngo barahombye nibo ni isoko bakoze kandi Imana yemera amahitamo yacu
bakoze exchange. yego burarega niho kuvunjisha n'amafaranga byatangiriye. Niba hari ikintu kizatungura abantu ku ngoma y'umwami Yesu, mushobora kuzisanga ikintu cyitwa ifaranga kitazakoramo. Ibyo bintu Imana yabimishura ejo ndi kujya Gikondo, uri kumva? Imana imishura ko Bibiliya nibivuga ngo donc impiya ni umuzi w'ibibi byose. Mu bintu bishobora kuzarandurwa ku ngoma y'umwami Yesu, n'ifaranga rishobora kuba ririmo. ubundi bizanarandurwa kuko sura ku pastor ngoma ya Mesiya amafaranga ntabwo azagikora. sura pastor iyi si y'uyu munsi uyikuyemo icyitwa amafaranga ukabica ukabikuraho, isi yahita ibona amahoro direct. amafaranga yateye ikibazo. Yes, kandi atuma turya. ntabwo amafaranga ariyo atuma murya, atuma murya. Hari abantu barya umwaka ukarinda ushira batayafite. gotese Kuretse mwebwe mu binayi Kigali nyine mwamaze kujya muri ako gahujye kubata, ariko ubu hari abantu bituriye za Bweramvura n'urugero nanze, sibyo? ako bagura isukari N'urugero nguhaye bakanatega batanayiguze, uri kumva? Nyine niyo strategy y'imitego irenga miliyari nakubwiye. N'ifaranga naryo riri mu birimbura abantu. Nge rero tutaza kudeviya, reka twige mu kiganiro cyacu kuroga n'izibindi tuzagenda tubigana muri ko dukora spiritual talking. Abantu reka manze mbwira abantu ikintu gikomeye, sibyo? Abantu iyo tureba bitandukanye n'uko Imana ireba, sibyo? Wari uzi impamvu Imana idusaba kwemera ko ari idutwara, uri kumva? Donc ikatuyobora, kuko ibintu ishobora kureba bitandukanye n'ibyo twebwe twareba. Ubu nk'abantu iyo bari kureba abarozi, babona abarozi bakeya hano mu isi, mu gihe Imana yo iyibareba ireba benshi. gute nicyo ngiye gusobanura. Urumva ko nawe kikubera urujijo. Kera n'uyu munsi abantu benshi bakubazi ko abarozi ari aba barozi baroga umuntu, sibyo? Bakamuha ibiryo yakayabiryo wenda birimo acide runaka cyangwa se ibikorwa byabo agahita apfa. Uwo niyo mwita umurozi. yego Ariko iyo Imana iri kureba abarozi bazanarimbuka, ntabwo ireba abo ngabo. Kamfata urugero rwafi, ngiye kumanza kubabwira uburyo barogesha. Kandi abantu baroga ntabwo mwebwe mwabareba ngo mubamenye. Kaduhere nko ku buryo bwa mbere bwitwa gutongera, sibyo? yego Buriya mu bijyanye n'uburozi ntabwo hica, ndi kuvuga abantu barozi baroga nk'ibi bakora icyo bita gutamika. Ntabwo ikica ari biriya bintu batamitse, ikica umutongero. Siko abanyarwanda bakunda kuvuga. Abantu batongera bafite akarimi gatongera ni abantu bameze bate? yego urabona barokore, nkunda kubitangaho urugero. Iyo bari gusenga baravuga ngo twirukanye imbaraga z'umwijima, twirukanye abadayimoni, twirukanye abakonikoni, turabashwiragiza, sibyo? Izo mbaraga muri gupushinga, kuki mubashwiragiza? Kuki mubirukana? Kuki mubatokesha? Nuko ngo mu isi y'umwuka nabo hari ibindi bintu babohereza on your life. Pastor Shimye aragapfa ntakegezeho, aragafata ikoze umugongo, ntazigera, sinzi niba uri kunyumva neza. Donc izo ni imbaraga zitwa gutongera. Ibyo rero ni ukuroga, sibyo? Ubwo uraza kuza kwitegereza usange abarozi ba mbere, tugiye mu Imana ireba bitandukanye nuko abantu bareba. Uraza gusanga abarozi ba mbere, uri kumva? yego ari aba bapene bacu twirwa dusimbukana hano mu rusengero. Yego, sibyo? Nigeze kujya ahantu mu rusengero rumwe ngiye kubwirizayo, noneho kwa kundi bagenda batangana amajambo, umwigisha akasimbura undi. Uwa mbere arambanziza, yari afite ijambo rivuga ngo abanzi bawe ngo bamwarishe ngo ugihari. yego ngo gutabare ko urabizi hano dutereme bajya gukunda gukoresha mu rusengero. Imana gutabare ngo abanzi bawe bagihari. Noneho abantu mbona bagiye mu bicu. Nanjye bamaye kwigisha ndababwira ati reka tumaze dukore senteze y'umwigisha mwuzuzanye nawe. Ariko ubu nari mfite ibyo ndi gushaka umwigisha. Mpamagara umubyeyi umwe nabonaga yase, narabaye bitegereje nyine, urumva na kwana nicaye imbere ku ruhimbi, narabitegereje mbona umugore wafashijwe cyane. Ndamuhamagara avuga ati Imana yako yavuganye nayo ko abanzi bagiye kubarangiza, ufite abanzi bangahe? Sibyo? Atubera clear, atubwira ukuntu mu mukeba we ari we mwanzi we wa mbere. Sibyo?
afatanya na muramukazi we turi kugendana ndakumva na nyina, ubwo ni nyirabukwe na mukeba we na muramukazi we. yego donc abo niba ari kwicira mu rusengero, sibyo, aje kubica burundu bapfe barangire. turi kugendana. icya mbere ashaka kugira umugabo we imfubyi, sibyo. kabiri ashaka kumugira incike asigaye wenyine. aha, urumva ntiyabashe gusoma, sibyo. icyo Bibiliya ivuga ngo ntidukirana n'abafite inyama n'amaraso. donc ntago azi ipfundo ryituma mukeba we na nyirabukwe bamurwanya, sibyo. na nyina uri kumva, imbaraga imurwanya we ntayizi, ahubwo wari kureba physical, ari kureba we mu mubiri, aba ari kureba abantu, ari kurebera mu mubiri. nibyo nakubwiye ko abantu batareba nk'uko Imana igize gute ireba. yego, hari icyo bita gutamika, sibyo. hari icyo bita gutega, icyo bita cya kibaho, icyo bitwa ibitega. ndaje mbisobanure byose ukuntu bigenda. donc abantu bakoresha, uhuye n'umuntu utongera, wowe ntabwo apfa kumenya niba ari umurozi, ntabwo wabimenya, sibyo. uhuye n'umuntu utamika, uri kumva, ubu bo bize n'ubwenge basigaye bakuroga uyu munsi turi kuwa kabiri, uburozi bukazatangira gukora mu kwa gatandatu. wamenya ahantu waririye, ntabwo apfa kuhamenya. barabiregira, kuko uko generation zigenda zikura, nakubwiye ko n'isi igenda iyapgradinga, sibyo. hari icyo bita guhubika, hypnotism, guhubika. yego. hakaba icyo bita gushika. gushika, iyo tuvuze gushika, ni uguhamagara umuntu, sibyo. donc umwuka we, uri kumva, yego, akabyuka atazi, bakawutwara. donc bakatangira umuntu akababaho ariko atibereyeho. wanyumvishije? nakumva cyane. hakaba ibyo bita guteza amahembe cyangwa ibitega, sibyo. bishamikiye na bya byo gutega, sibyo. hakaba icyo bita kurindagiza, uri kumva. iyo tuvuze kurindagiza, abantu benshi ntabwo bazi ko abantu benshi babarindagiza, sibyo. hari icyo bita gukoresha donc imiti yangiza. iyo tuvuze imiti yangiza, harimo byinshi bigiye bitandukanye. yego, harimo izi nkingo, hari ya miti mujya mubona abantu bahamagara kuri za WhatsApp na za YouTube bavuga ko normal igihe cyo kurongora kiyongera. yego, buriya nabo babarwa muri angle y'uburozi, kuko baba bari kurwanya umugambi w'Imana. niba umuntu ushobora kumuha imiti, uri kumva, wenda abahanga bavuga ko gukora igikorwa cy'abashakanye gifata hagati y'iminota 4 n'iminota 10, umuntu noneho bakamugeza guhera ku isaha imwe kugera ku masaha 2, urumva uba wangije icyo bita iremwa ry'Imana. ibyo nabyo ni ukuroga pastor, abantu benshi ntabwo bari babizi. noneho reka duse nk'abasobanura kugira ngo abantu babyumve neza. duherewe n'urugero nk'uko tuvuze ngo hypnotism. hypnotism ikoreshwa n'abarozi, uri kumva, bangiza intekerezo z'abantu. icyo bita guhubika. guhubika ni iki? guhubika ni ugufata umukozi, sibyo. donc ukamugira imbata, sibyo. ariko imbata itazagira icyo yigezaho, ari inyungu zawe. ntibikorwa gusa no gukora. ubu hari abantu dufite kandi ngo basenga, batera ikimenyetso cyenda kuramutsa Mariya, ashobora gufata umuntu w'imyaka 18 agatangira amuragirira inka. yego, none ubwenge akabwangiza. uwo muntu akazageza imyaka 70 yo guhenuka no gupfa, akiri muri za nka, nta kindi kintu yabona, ubwenge bwe buri mu nka. yaramuroze. yes, nibyo bita guhubika, ku buryo undi muntu atatekereza. donc ibyo bintu bijya bikora muri utu duce twano hakurya mu nganda. cyane cyane abantu bava muri Aziya n'Abarabu bagira ino esprit ya hypnotize. donc yo guhubika ni umwuka uva kuri Satani nyine. donc aba bari abarozi pastor, uzi ko umuntu agukorera, uri kumva, agukorera nahereye mu gukora ako kazi. umuntu akaguhubika amafaranga ukorera, ntugire ikindi gitekerezo cyo kugira ikintu yakoresha, ubwenge bwe bukazajya buba burirwa tuzahembwa ryari, tuzahembwa ryari, tuzahembwa ryari, tuzahembwa ryari, tuzahembwa ryari. bamwe mukunda kubyita ngo ni nyatsi n'iki, ariko hari abantu bakoresha imbaraga zo gutwara umuntu akaba muri ubwo buzima.
hari ubundi buryo sibyo mu bijyanye no kubaka umuryango. Niyo mpamvu nababwiye ngo abo tureba ko ari abarozi twebwe abantu birebera nk'abantu sibyo, nka kumwe kwa Samweli uri kumva. Yego Samweli we yarebye nk'umuntu. Niko n'abandi bantu bareba. Kera tukiri abana twe tuzi ko abantu b'abarozi uri kumva ari abakecuru bari muri ahantu muri bashaje, ari abantu baho ngaho. Tukaba tuzi ko abantu b'abarozi ari abantu b'abagore nta bagabo bagira gute baroga uri kumva. Ndi kugira ngo murebeshe amaso y'umwuka pana kurebesha amaso y'iki y'umubiri. Hanyuma reka dufate mu kijyanye n'umuryango, cyangwa se urabona bano bakobwa bicuruza, bano bakobwa bitwe ngo ni indangamirwa. Yego aba bakobwa hari ukuntu bajya kuzana imiti sibyo, bakoreraho umuntu w'umugabo. Ndashaka kugira ngo bityo bita guhubika. Umuntu w'umugabo wari ufite ubwenge butekereza, wize mu ishuri sibyo, turi kugendana muzima sosiyete izi azi ubwenge atekereza. None ugasanga uyu muntu ubwenge barabudashye sibyo, akajya akorera amafaranga yajyana ku muntu runaka. Bikunda kuba ku bantu b'abasirikare bavuye nka za Darfur, uzabitegereze niba umufite uzi ko yagiye. Ndaza gutanga conclusion y'ukuntu abantu barindwa mu isi y'umwuka bakora protection uri kumva. Umuntu yaza akaza mwaraganaga kuri WhatsApp, ni umushuti wawe, ni umugabo wawe, ni umuvandimwe wawe sibyo, mwaraganaga kuri WhatsApp ukuntu azaza akagura ikibanza, akagura inzu, ukaganira udushinga. None akimara kugera ku kibuga cy'indege ugaheruka ubwo ntabwo connection ivaho. Connection y'ibyaye mwari kuzakora, ahubwo none umuntu ugasanga umuntu wajya kumva amakuru ngo ngo amafaranga ngo yarunaka ngo arangijwe ngo nanuze ngo na mama runaka. Wabyumvishije? Na mama runaka. Iyi hypnotize cyangwa se guhubika kuba no mu nsengero. Urabona bano bapasteri, umupasteri ashobora kuguhubikira umugore sibyo, cyangwa akaguhubikira umugabo akagera ku rwego none amafaranga yakoreraga n'iki byose, ubwenge bwe bwose agahita abworamirisha uri kumva mu kuzana amafaranga mu rusengero. Niyo mpamvu birivuga ngo baje kwiba, kwica no kurimbura. Abantu benshi ntabwo bajya batekereza ko abagaragu n'abakozi Satani akoresha muri iyi mirimo itatu baba bashamikiye kuri icyo kintu. Ntabwo Satani abikora wenyine, abikorana n'abadayimoni n'abantu bambaye imibiri sibyo, mu kwiba no kwica no kurimbura. Abo bantu rero baba bari connected. Buriya no muri football bibamo, nabyo wari uzi? Ibyo narinzi. Aba bana b'abahungu bajya kuraguza ngo kugira ngo babashe kugira ibitsindo sibyo, noneho bagahubika abandi ku buryo wari ufite nk'impano iyenga muri kuyireba tujya gutsinda bayiyengesha. Ejo nari ndi gusoma nuza, urabona no mukinnyi witwa Rage, abonye ukuntu asigaye yirwa ceza muza mu kibuga. Ejo nari ndi gusoma bari kuvuga ukuntu bamufunze, bavuga ngo ya mpano twari twiteze muri umuvandimwe nyamara iri kuyenga tuyireba. Buriya washobora kudatekereza binini uri kumva, ariko ugasanga babitangwa n'abazima babi, usanga hari agaco kabambuzi yahuye nako niko hari imbaraga zamurwanije. Hari ibyo bita guteza amahembe sibyo. Yego iyo tuvuze ngo guteza amahembe no kugira gute uri kumva, ni ukuba umuntu mu isi y'umwuka bahamagara roho ye n'ubugingo bwe uri kumva, barangiza bakakonekita umubiri we. Umuntu yaba yicaye ajya kumva reka tukigeranye nk'umusonga akumva ngo pa kiramunize, yazamuka gutya ngo neza kongera kumanura wapi. Hari n'abapfa ako kanya. Hari igihe umuntu aba ari kugenda uri kumva yajya kumva umutwe ngo wewe ku mutwe w'uruhande rumwe ndapfuye sinzi niba ndagendera ko hari abapfa sibyo, kuko nyine yaje kwiba no kwica no kurimbura. Izi ni imbaraga ba connectinga sibyo ku muntu uri kumva, noneho bamara kuziconnectinga sibyo zirafata. Buriya uzumva abapasteri benshi n'abavuga butumwa benshi bagiye batandukanye uri kumva pasteri bigisha ibyitwa inyatsi, bakerekana ko Yesu atazikuraho. Sinzi niba ujye ubabona ko ari umurimo bashobora gukora. Uzi ikintu baba bari gushaka, ikintu cya mbere ni ukukwarura no kugukura kuri Kristo, kuko iyo bakonekse uriho amaraso ya Yesu Kristo arakurinda.
noneho wewe barakweretse bakwereka ko ufite inyatsi sibyo nta kintu ugeraho iwanyu hariho karande zanze kukuvaho ko Yesu atabikuraho icyo yaje gukiza ari icyaha sibyo yego noneho we wamara kwicumura muri Kristo niwe boherereza ibi by'amahembe akagucakira. Reka mbwira abantu badukurikiye ko umuntu uroga ari nawe urogora abenshi sibyo abenshi abarozi benshi baba bazi kurogora. ntawaroga namye kurogora bibaho nabyo bibaho ariko abamaze kuba bakuru mu by'umwuka bo barabikora. ese roba uzi impamvu mbivuze pastor buri ushobora kujya ahantu umuntu yaragushyizemo amadayimoni 7 yego wajya ku mupasiteri wundi none akagukubitaho 70. ahubwo ahangaha ndashaka kugira ngo udusobanurire yego umuntu we ashobora kuba agenda atazi ko ibyo bintu byose bimuriho yego yabwirwa n'iki ambo ikintu cya mbere kikubwira ko warozwe sibyo kuko hari abantu barogwa ntibarugwe umubiri kurwara akaba ari umugabo rwose akajya atebeza neza nabikubwiye akaba ari umugore akaba agenda neza sibyo ariko uri kumva mu kijyanye n'umwuka n'ubugingo sibyo yaratwawe nawe atazi ngo mbigenda gute atazi igihe agendeye yes ni umugabo arakora ni urugero twatanze ariko afite umuntu akorera yabwiwe n'iki rero aha uri kumva ni umugore arakora ariko afite umuntu akorera sibyo icya mbere kibikubwira uri kumva akumva nicyo bita gusubira inyuma sibyo mu by'imitekerereze uri kumva no mu by'ubutunzi katsubiremo nubona wowe gutekereza kwawe pastor sibyo kugenda guciririka nawe ukumva ko muri wowe hari ukuntu wagiye uciririka mu gutekereza noneho wanareba no mu kijyanye no gutunga bisanzwe sibyo kuko hari standard ntabwo Imana yifuza ko abantu baba batindi oya kuko ifite ishuri kukwigisha ubundi Imana ntabwo yatugeneye kubabara sibyo niyo yababaza umuntu ntimubabaza iteka siko ijambo niba yavuze ngo ntabwo yamubaza iteka yes ni ijambo ry'Imana ariko hari ukuntu umuntu kamfate nk'urugero rwa hafi yicara akajya nk'ahantu mu kazi pastor afite umushahara mwiza iyo mvuze umushahara mwiza ubundi hano mu Rwanda nkurikije aho isi yacu igeze nibura guhera ku 300 400 500 kuzamura sibyo uyu muntu yagerageza kubaho yego ni ukugerageza kubaho kuko ibintu nubwo biri kugenda bihenze ariko ugasanga umuntu aba muri sosiyete sibyo ari kujya kuguza amafaranga wa mukiri nawe ukura hanze kandi ari umuhemba ari we yakaba yamuhemba oya ni nawe muyobozi we ni nawe wajya gusinyishaho kugira ngo bahembwe ariko kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane aba yatangiye kubwira ba bakirina bati wanije 20 nizi 10 kandi uwo mukirina ari kuguza uri kumva udafite ikibazo wafite umuryango ariko uwo muntu uri kumuguza nta n'umwana ariza nta muryango sibyo kuko abantu bikijya abavandimwe b'iki gihe bo nimujye mubitegaho ubufasha Satani yabashyizemo akantu kavuga ngo bazajya baza baje kugura irimbi n'indabo zabyo sibyo si ku isi yubatse uyu munsi se pastor umuvandimwe nta kintu yakumarira umuntu mufite isanira cy'amaraso ni nko kugura indabo zo gushyinguza iwanyu haba zifite ikibazo zikahita zibona ako kanya imva zo bazikuzigura n'ibyo baranywera aho ngaho ariko kuvuga ngo wowe ngo urakennye ngo umwana ngo yatsinze ngo agiye ku ishuri aho rwose mwamaze kugerayo bavuga ku irimbi gusa ngo abana ngo tuzakomeza ngo tubarebe ibyo byo barabivuga bikarangira aho nabyo musoza mujya gukaraba birangiriraho yego uyu muntu rero niba wisanga uri kumva ubuzima bwawe sibyo bumeze nk'aho bwafashwe bugwate kanywesha iryo jambo muri ubwo buryo ugasanga hari umuntu wakuziritse iyo ukibona wenda n'urugero kijyanye n'ubutunzi sibyo ubwenge bwawe nta kindi gitekerezo butekereza buhita butekereza wa muntu aho ufite ikibazo wararozwe ubu turi gusuzuma amarozi sibyo ariko mu buryo bw'umwuka uri kumva ufite ikibazo wararozwe sibyo kabiri hari abandi bantu
mu bijyanye no gushikwa, sibyo? Gushikwa, yego. iyo tuvuze gushikwa ni umuntu bigera ni Aha, yego. donc abantu benshi ntabwo bajya bamenya icyo bita gushikwa. Yego. Gushikwa ni ryari pastor? Ni igihe buriya ibintu biri mu mwuka, nkunda kubwira abantu, biba bitagaragara ariko bibi bigaragara. Yego. Ni igihe umuntu aryama iteka ryose, akenshi akimara kugera ku buriri agatangira kujyanwa mu isi yo kujya kubona ari guhingira abantu, abandi bantu, sibyo? Ari gucururiza abandi bantu, uri kumva? Ari donc ari gukorera imirimo abandi bantu, ugataha ukaryama wananiwe. Voilà. Wabyuka ukabyuka ufite umunaniro. Niba wari uri guhinga ukabyuka ufite amavunane nk'umuntu uhinguye, kandi wari ugiye kuryama, nta n'ikintu wakoze ku manywa uvuga ati wenda naruhijwe n'ibi bintu. Dusupoze wiriwe mu rusengero uri gusenga, donc wiriwe ahantu, donc umeze neza. Noneho waryama yasi y'umwuka ikaza kugutwara, ukajya kuri gucururiza abantu, ubasiriza inkwi, ubahingira, uri kumva, ubaragirira, ubakorera imirimo, kandi ibyo bintu bikakubaho umunsi ku munsi. Donc ntibibe umunsi umwe ukabona ni ibintu bihoraho. Ibintu bihora mu isi y'umwuka wowe ushobora kuba utekereza ko nta kibazo ufite, kuko mu gitondo wabyuka ukabona aho utuye, ariko ba bantu ukorera mu mwuka mu isi y'ibifatika bafite ukuntu bagutwara ibyawe utazi. Ubu dufite location cyangwa se ahantu hagiye hatandukanye, uri kumva cyane, abantu baho bafite ukuntu around bagezemo, sibyo? Donc itwara icyo bita umwuka wabo n'ubugingo bwabo n'imibiri yabo mu buryo bwa rwihishwa. Abantu benshi bahingira abandi, pastor, kankoresha iyo jambo no guhingira abandi no guhigira abandi. Umuntu akabaho amafaranga ye ayaruhira, sibyo? Abandi bayatwara, afite abandi bantu bayatwara mu buryo bwari bwo bwose. Umuntu akaba yakora 50,000 ku munsi, ariko ejo ukaba utamubaza 1,000. afite abandi bayatwara. Izi mbaraga zigukurura rero, ayo wahingiye nubashe kuyitekererezaho mu isi y'umwuka, ubutwaye n'ibitekerezo. Si ureba aba basitari benshi mukunda kubona akoresha ibitaramo n'iki byose, abenshi bafite ukuntu baba bari connected n'isi y'umwijima. Noneho iyo connection, sibyo? Yego. Igahamagara abantu mukaza kubyinana kwa kundi kubita amadarapo n'ibiki byose namugize, ariko wa muntu hari ibitambo byo mu isi y'umwuka yatamye, avuga ati ubugingo buraza kundeba, nanjye ndabuboherereza mu bujyane ni ikiguzi. Noneho wowe ukavayo, basta buri abantu benshi bazabikora ubushakashatsi. Hari imyaka umuntu akura, kuba wari umuntu normal mu ishuri wiga neza nta kibazo, uri umuntu utekereza, ugatangira utuntu tw'utu business, ukumva agera hagati ntumenye igihe watwariwe. Kumbi watwawe n'inshuti yawe, kumbi watwawe ntabwo n'abavandimwe baratwarana, pastor. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwiringira umwana w'umuntu agire gute, avumwe. Umuntu umuvuka nawe ukagira ngo ni umuntu uri aho ngaho usanzwe, uri kumva naho mu isi y'umwuka aragiye. Reka nk'urugero rwawe, buriya wenda tujye twitangaho urugero, njye mvukana Chantal, sibyo? Yego. Ubu Chantal ahantu yagiye ndahazi? Ntabwo. Hari ubwo yahambwira, dusupoze niba yagiye mu bapfumu. Ntabwo yakubwira. Wenda n'urugero nyira, sibyo? Mushiki wanjye. Mushiki wawe. Ubu yagiye nk'ahantu agakorayo umuhango w'umwijima, wabimenya? Ntabwo wabimenya. Bakamubwira ati ariko hariya hari umuntu mbona utubangamiye muri family yacu, banze umuduhe, umupasiteri wamuduhaye. Ati mujyane. Ati muranye muri ikibazo shaka, kuko rimwe na rimwe hari igihe abantu bahura n'intambara z'imitego Satani kugira ngo bajye kumushaka, benshi niho bagwira. Yego. Kudashaka, kubura urubyaro, uri kumva, kudacuruza neza ngo bigende. Abantu mudukurikiye kugira ngo umve imbaraga zo kuroga, wari uzi ko hari umuntu ucuruza, sibyo? Akaba acururiza ku birozi cyangwa ku biti, sibyo? Mwene uyu muntu uzanamwitondere, umuntu ushobora guhaguruka ubwenge bwawe uvuye mu rugo, uvuye ati ngiye kugura pasiteri Shimira, ugitambika ku muhanda ugera around y'ahantu yakubise ibintu bye, kuko nibagiye kuvuga ku byitwa ibitegano, sibyo? Ibitegano ibyo bita gutega nyine, kuko kundi umuntu ashobora kuva mu rugo ari muzima, warenga nk'ikintu runaka cyane, ukumva akaguru, sinzi niba byakubaho wowe, ukumva wavuye mu rugo utambuka uri muzima. Wenda n'urugero niba ari ibyo bashyize mu marembo, ukimara kurenza irembo
ahangaha Robert ku muntu urimo kutwumva kuko ikiganiro cyari cyangwa cyunze kungura umuntu wese ucyumva ndetse kimugire n'akamaro. Umuntu urimo kutwumva ngiye kubaza ibibazo bibiri ariko ndabanza kubaza kimwe igisubizo kwacyo n'ikindi kubaza gusubiza kwacyo. Umuntu urimo kutwumva avuga ati wenda nshobora kuba wenda nsura nk'abantu kwa muganga, sibyo? Ariko sinabona ubushobozi bwo kubageraho, wenda ngiye numa Robert, siko biri? Robert akajyayo, akavuga ati cyangwa se ngewe nshobora kuba mfasha umuntu umwe runaka, Robert cyangwa se undi muntu Samuel, urukumva? None sinaba nararozwe muri ubwo buryo umuntu yarantwaye. Aha, urakoze, ubajije ikibazo cyiza cyane cyane nk'abantu baba muri diaspora. Abenshi ashobora kuba ati nanjye baba barantwaye. Abenshi bakunda kurogwa n'abavandimwe babo babinaha cyangwa se n'abantu babonye hano kuri za YouTube. Yego, akagusabiriza, urukumva? Noneho yamara kuguhubika, sibyo? Wowe kwa kuguhubika ukajya uba mu buzima bumeze nk'aho ari ubereyeho. Yego, pastor, nari ntanze urugero rw'abacuruzi birashamikira kuri icyo ngicyo. Umucuruzi ukava nka hano uzamuka, wenda wari uvuye mu rugo uvuga ngiye kugura pastor Shimi, wapfa gukandagira muri area y'uwo muntu, umutima ugahita uvuga ngo ujya kwa Robert. Wavayo ugahita uvuga ngo ariko ngo nafite gahunda yo kugurira Noza pastor Shimi, ugaheruka wari ufite gahunda yo kumugurira. Noneho sasa wari uvuze ati hari igihe dufata amafaranga tukayahereza abantu runaka. Noneho abantu runaka tuyahaye, sibyo? Aho kugira ngo abe icyo bari bagiye kuyakoresha aba atari cyo bakoresha, abo bantu bo ntibashobora kudemuka. Kafate nk'urugero rwa hafi, ubwo wemera ko hari abantu baba mu bihugu wenda by'i Burayi no muri Amerika bakunda gufasha abantu binaha, wowe ugafasha umuntu winaha aho kugira ngo ya mafaranga ukamufasha uzi ngo uri kumufasha kugira ngo agure ibiryo agure n'iki byose, sibyo? Ya mafaranga umuhaye aho akayajyana mu bapfumu kugira ngo, uri kumva, mu kuyajyana agenda avuga ati umuvandimwe wanjye abiriya, none ndashaka ko mumuhubika iteka ryose, najya akora amafaranga, dore ngaya nje kwereza imbuto, sibyo? Najya akora amafaranga ajye ayanzanira. None ubwo gufasha abantu bazabivaho, ndaza kugera ku kintu navuze tugitangira ikiganiro. Nakubwiye ngo impamvu Imana idusaba, sibyo, kwemera kuyumvira no kuyoborwa n'umwuka wayo, nuko izi neza imbaraga z'ubwishi bw'abarozi kurusha uko twebwe tubatekereza. Kafate nk'urugero rwacu, ushobora guha umuntu amafaranga, natanze urugero rw'abana bakobwa bitwa indangamirwa, sibyo? Wamara kuyamuha akagenda agahita agwa mu biganza bya ya ndangamirwa ikoresha imiti ivanye muri Tanzania, sibyo? Iyo connection yawe wewe watanze amafaranga kuko ahava baba bahabonye, sibyo? N'ubu uri kuyahereza naho ari kugera bahita bacomeka, sibyo? Biba bisaba rero ko uyu uri kubariza watanze amafaranga amanza guhishurirwa, uri kumva, noneho gutapfa gutanga, sibyo, atabashije umwuka wera. Yego, niyo ikibazo kivukira. Abantu benshi batanga, uri kumva, ese umwuka wera Robert ko atanganiriza, uri kumva, ariko buriya nta muntu utagira icyo bita umwuka w'Imana, uri kumva. Iyo wamaze kuwakira, nibwo ndikubwira ku bantu bakijijwe, kuko batarakijijwe n'ubundi muri ndakunda gutanga ingero, situkunda kugana kenshi mu kiganiro, bavuga ngo umuntu utazi umwuka umuyobora, sibyo, abe igitamo cy'abazi imyuka ibayobora. Yego, niteka nkunda kubibabwira. Ariko ku muntu wamaze kwakira se umwami n'umukiza akinjira muri we, ntabwo ukwiye gufata ubutunzi n'icyuya cyawe waruhiye, sibyo, ngo upfe kugihereza umuntu, kuko Bibiliya yavuze ngo muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Wowe urakoze iminsi yawe yo kuruhuka ntunayibona, uri kumva, urasoje baguhembye amafaranga, urabaze fagitire zawe, wenda usaguyeho 500 ngo ari gukora saving, sibyo? Umuntu araguhamagaye mu mbaraga za connection ngo ayo mafaranga yamwohereze, kandi ayo mafaranga ari kuyajyana mu busambanyi, mu bapfumu no mu bindi bidafite Imana, idasheje Imana icyubahiro. Ubwo urumva ikosa ryakozwe n'uyagusabye, cyangwa ikosa ryakozwe ni wowe utagishije inama inzira. Nyine aho nicyo kibazo nakubajije. Navuze ngo icyambere rero, uyu muntu wa mbere ugiye gutanga amafaranga, ese wayahaye Robert ngo ajye kuguhera n'urugero imfubyi nk'uko wambajije, abapfakazi, abarwayi kwa muganga, wayahaye Robert wabajije Imana, uri kumva, sibyo? Imana iguha go ahead,
icyo ni ikibazo cya mbere na mbere. Ni iki cy'abantu nese reklamatio ujya ubona ziba hano kuri YouTube ni izihe? Nta mupasiteri wahagaze hano kuri YouTube mu minsi yashize, sibyo? Akavuga ngo ndabafumye, ngo mbafungiye imigisha, ngo abantu mwese ngo mwajyaga mumfasha ngo mukaba mwarafunze. Can you imagine? Urumva ikibazo ari cy'uwo mupasiteri cyangwa ikibazo ni cy'abantu bagiye kubaho umuntu batabajije Imana? Sibyo? Wowe uri umukristo, sibyo? Uri kumva ijambo ry'Imana bavuga ngo ridukira n'abafite inyama n'amaraso, ubwo turwana imyuka mibi hano mu ijuru. Natanze urugero rw'abantu bavuye Darfur, sibyo? Uvuye Darfur wenda baguhaye udufaranga runaka, ntuje ngo winginge Imana yibaze icyo kuyakoresha, uri kumva? Ahubwo uyise ugenda ujya ngo sinaherukaga ngo kurongora, kanywesha iryo jambo. Nicyo gitekerezo yisuza, urumva yacyura urayasigaye. Rero icya mbere wambajije nanze igisubizo cyahuranije ni ukuvuga ngo tumanze tuyoboze Imana iki inzira y'ibyo tugenda gukora mu migambi yacu. Kafate nk'urugero rwa hafi pastor, bizagukorera n'abandi bizabakorera. Mu gitondo niba ubyutse tukugendana, ndakumva, mbere yuko usohora ikirenge mu mbuga no mu rugo, sibyo? Pfukama mu cyumba cyawe aho bita kure y'induru na kure y'aho abantu barasanira, winginga Imana ibwira ati Imana, dore nkweretse imigabo n'imigambi y'ibyo ngiye gukora. Nari nanze igisubizo mbona nagucyumvishe neza, nacyo gishobora no kubera urujijo n'abadukurikiye, sibyo? Ubwo ati dore isi tugendamo ni imitego y'umwanzi igiye itandukanye, sibyo? Naguhaye urugero navuga ngo hari amanyanga n'amayeri ya Satani arenga miliyari 3, sibyo? ndakumva. None muri ayo manyanga ni wowe uzi kuyamenya kurusha uko nayamenya. Undinde icya mbere guhura n'abanzi b'umusaraba. Buriya iyo usenze Bibiliya ivugana gusengana umwete, sibyo? Uri kumva ko bigira umumaro. Ndakumva cyane. Hari mwene data nabonye ari gukora ikiganiro avuga ngo ku ijambo ry'Imana ridusaba ngo mwige kubana n'abantu bose amahoro. Ese abantu bose bakeneye ko tubana n'abamahoro? Wowe ugwaruhana twige kubana n'abantu bose. Ijambo ry'Imana ribivuga. Bibiliya ivuga ubundi abantu bose ntabwo babikeneye, abantu bose ntabwo bakeneye, ariko wowe ku rwawe ruhande yes bana nabo amahoro ruwi meme, wowe ku rwawe ruhande yes. Noneho kwiga kubana n'abantu bose amahoro ni iki? Ni ugusenga Imana ukagenda ubwira ati Imana uyobora intambwe zanjye, yego dore ngiye ku kazi nirukanye umwuka uwo ari wo wose, waba waterwa n'abapfumu, waba wazwanwa n'abarozi, waba wazanwa n'abakonikoni, sibyo? Uyu mwuka uwunkureho. bivuze ko gufasha abantu bagiye kubireka. Wanyumvishe nabi, reka mbisubiremo, ariko ndabizi kuri kubariza abandi bantu. Ndi kubariza abandi banareka. Ngereka bihamye kuri kamera. Sibyo ikiganiro gutya. Ubwo impamvu mbivuze Robert, turimo kwigisha abantu. Yego. Kandi gufasha ntabwo bizacika. Ntabwo byacika, ni na Imana idusaba. Nico bananyungwaje gutya. Rero ngewe reka mbihamize kuri kamera n'umwuka w'Imana nemeranywa nawe. Ikibazo si ugufasha, ikibazo ni ukumenya ngo ndafasha nde, hanyuma abantu babyitwaremo gute. Bibiliya ivuze neza, avuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ni nacyo mpamvu nuza Mariya yabwiye abari bari mu bukwe bw'Ikana, avuga ngo nyamara ibyo abategeka mugire gute, mugikore. Namwe icyo umwuka wera azajya abategeka ari umwuka wera, mujye mugikora, sibyo? Ubundi ihuriza ahantu rizingiye si ugufasha, kuko hari abantu benshi banagwa no muri uyu mutego wo kwaburwa no guhemukirwa no gutwarwa utwabo, sibyo pasiteri? Biturutse mu mbaraga, sibyo, zo kutabaza umwuka w'Imana, bo ahubwo bagashaka gukora igikorwa cyo kugura icyo nakwita ubugingo buhoraho. Ubugingo ntabwo bugura. Urakoze, Imana igumugesha, sibyo? Hari abantu benshi batanga ngo bari kwereka Imana yuko batanze. Ntabwo Imana ibyo bikeneye, ahubwo icyo Imana ishaka ni uko uyibaza uko utanga, ikaguha gutanga hakwiriye umutima wawe. Yes. None se reka nkwe nguryo rwa hafi. Hari abantu bazana amajenda y'ibitekerezo, sibyo? Turi kugendana bishamikiye ku nyungu zabo zo kwabura no kwiba no gusahura, sibyo? None wowe iza agenda bakazisiga uturange twa zahabu tw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana
utundi tugambo dushyashyagiritse. nta mukozi w'Imana ukena, aha nta wakoreye Imana ngo yikore amaboko, wikora amaboko. Donc bakasiga utwo turange, sibyo? Noneho izo agenda zikaba ari zo gusahura abantu. Turi kugendana. Noneho wa muntu ugasanga agiye no gutanga ahantu amafaranga, uri kumva? Kandi ya mafaranga atanze, sibyo? Ntacyo umugambi w'Imana azungura. Hari urusengero rumwe nabonye hano mu Rwanda, uri kumva, bari kuvuga ibigwi ko ruzatwara hafi arenga miliyari 2. Izo miliyari 2 zizava mu baturage, sibyo? Yego. Ariko wakora nkanjye uzi ukora icyo bita ubushakashatsi buhishe, wakora ubushakashatsi ugasanga urwo rusengero rufite connection, ntagiye kuvugira hano kuko hari igihe bavuga ngo mu Rwanda ibikoresho ibintu byacu, sibyo? Rufite izindi connection, uri kumva? Urabona kera mu gihe cy'intumwa, turi kugenda na pastor, ndi gukumva cyane. Mu gihe cy'intumwa ari ukuntu bajya bafata intumwa bakazijyana mu marena, uri kumva? Sibyo? Barangiza bakareka intare zikaza zikagira zikabacoshomera bakishima, kuko Satani yaje kuvumbura ko aho kugira ngo wice umubiri before wamanza kwica umuntu w'imbere. Ubundi umubiri ntacyo maze. Yes. Umuntu ukomeye ni uw'imbere. Aha, bura niba ari ikintu kinezeza aba bantu bubaka ama big churches, ni ukubona basohoye isega iryana yiraye mu ntama, uri kumva? Bo bari gufana bari gukoma amashyi. Inyungu ni iyihe? Inyungu ni iyihe? Nawe ubizi neza. Oya, njyewe ndi kubariza bariya bantu. Inyungu ku ruhande rwa Satani ni ukwiba, kunyaga no kwica no kurimbura. None se niba umuntu yicaye ahantu reka ngwe nguryo rwawe, njye mbona abantu b'abasaza, umuntu akarinda asazira mu rusengero atarayishurirwa ubutumwa bwiza. Wenda Robert, tugana ku musozo. Yego. Niye nama ikomeye kugira ngo niba n'uwatwumvise atari ukuganira gusa. Yego. Ahubwo tumuhe conclusion. Inama rero nayanditse conclusion. Iya mbere ni icyo bita kugira ubwenge. Iyo tuvuze kugira ubwenge ntago ari ukumenya shimi, sibyo? Ntago ari ukumenya physique. Kugira ubwenge ni ukumenya icyo Imana ishaka, icyo nicyo cya mbere, sibyo? Yego. Kuko iyi si nyine igoswe n'intare n'amasega aryana, uri kumva? Kugira ubwenge icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri icyo bita ubushishozi. Buriya inyamaswa yose iri mu isenga ryayo, uri kumva pastor? Ndakumva. Ibiri safe. Ariko iyo bayikuyemo ikajya hanze, ubona ko banayivugiza induru n'amahiri. Yego? Ndakumva. Wowe niba uri mu rugo rwawe, iwawe, ahantu Imana yashimye gutaha, hagirira icyo bita ubushishozi n'impungenge. Kuko dufite n'abantu basanga n'abandi mu ngo zabo, uri kumva? Bakaza kubarogerayo, umuntu akamara imyaka 5-6 aba mu nzu y'umuntu, yaba yikodesha cyangwa yarayubatse, sibyo? Yego. Uri kumva? Ameze nk'umuntu wahubikiwe muri iyo nzu, kubera ibyo bashyize munsi y'uburira araramo, we yashatse amuhubika. Ubu dufite iki kiganiro ni kinini. Ubu dufite abana b'abahungu bajya gushaka. Tuzakora part 2. Yego, tuzakora part 2. Dufite abana b'abahungu bajya gushaka cyangwa n'abakobwa, igihe cyo gushaka cyari kigeze, uri kumva? Noneho aho kugira ngo ahita bazi Imana anayigisha inama nk'uko twahoze tuganira, yabona amabuna agahita yakurikira, sibyo? Sibe bashaka. Nyine ya mabuna agahita muhubika, uri kumva? Noneho kugira ngo bya bintu bitagushiramo ukahita umenya ubwenge, bakajya bongeramo buri munsi, bongeramo. Umuntu ukayibaza ko kuri umuntu mubana mukunda, ati sha ntago mukunda kandi muri kubyarana. Kubera iki? Ufite agacupa bagushyizemo, baguteretsemo. Rero icyo ni icya mbere. Icya mbere abantu bakwiye kubanza kubaza Imana ikabaha ubwenge bwayo. Si icya mbere. Icya kabiri kugira ubushishozi n'impungenge. Nta cyaha kirimo. Ibintu ugiye gukora kugira impungenge nta cyaha kirimo no gushishoza. Ubwo se niko turi kuganira ngati muri iki gihe agafata kanjye ngashyira kano ku munwa, nashaka kujya kunyara ngagenda nkarangijemo, nkaza kujya gusaba ka kubera icyo ubikora ubwenge. Yes, n'ubushishozi. Yego. Uri kumva? Mbo Bibiliya itubwira neza pastor, ijambo ry'Imana rinsaba kugukunda, ninsaba kukwizera.
cyane. abantu bizera abantu ahubwo batanabakunda. Yego. kansubiremo, bibiliya idusaba gukunda abantu, ntidusaba kubizera. Ariko abantu bizera abantu nta n'urukundo babafitiye. Ko biravuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Ariko ubu dufite sosiyete nyinshi yizera abantu kurusha uko bakunda. icya gatatu Bibi icyanyuma icyanyuma nicyo bita gusengesha umwuka iteka, sibyo? Kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, nakubwiye ngo uburenga miliyari 3, nuko wiga gusengesha umwuka iteka, ugahagarara udatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi, ukambara intwaro zose z'Imana uko ari 5. Uzambwire dukora ikiganiro cya pariti ya 2 n'iya 3 tuvuge ku cyitwa intwaro z'Imana. nicyo tuzakoresha. Yego, sibyo? Yego. Hanyuma ugatangira kwera imbuto z'abizera. 3, Bibiliya ni nziza pastor. Umva ukuntu ivuga. Yaba ngo abanjye mbafiteho ikimenyetso. N'abaciye imanzi mu biganza. Ndabazi. Iyo mvuze ijwi ryanjye bararyumva. Nabiyo bavuze ijwi ryanjye, urumva icyo ni icyambe, nukumva icyo Imana ivuga. Nagumye nyibihishurira. Niba uri mu bantu batumva ijwi ry'Imana rikubuza gukora ikintu cyane kakwemera gukora ikintu, ufite ikibazo gikomeye. Uzaba imbata cyangwa se umunyago w'abandi bantu, kuko kuri iyi si kuyibamo tumeze nk'abantu bari mu ishyamba, inyamaswa nini ry'intoya. Icyo ni icyanyuma, sibyo? 2, ijambo ry'Imana ngo murwanye Satani nawe azabahunga, sibyo? Iyo tuvuze kurwanya Satani nawe azaduhunga ni iki? Ni ukumenya ngo ese njyewe Robert who I am naje hano ku isi gukora iki? Ndinde, nazanywe n'iki hano ku isi? Ni iki naje gukora? Umudamu umwe n'umugabo we bararirimbye ngo gukora umukoro utari uwawe ni fail, ni ugutsindwa gukomeye. Gukomeye. Kujya muri homework, kujya muri devoir, kujya mu murimo utazi hano ku isi niyo fail ya mbere ibaho. Uzi gutunga urugo ukamara imyaka y'ubuzima bwawe bwose, urwo rugo utunze atari rwo Imana rero kugeneye, it's your fail. Uzi kuba mu buzima pastor, kuba on your life, ubuzima bwawe bwose ukaba mu buzima Imana itari yarakugeneye, it's a fail. Niyo fail ya mbere ibaho. Ubwo ubutaha tuzagana ikiganiro kivuga ngo ni gute wamenya ko urwo rugo ari urwawe. Yes. Dusoze. Reka dusoze. Reka tugushimire wowe wabanye natwe. Nizere ko ikiganiro uri buze kungukiramo ibintu byinshi. Yego. Hanyuma niba ari ubwa mbere kora subscribe, ariko andikamo commentaire, gikore like kugira ngo ibintu byose bigende neza. Biba ngombwa gisharinge n'abandi bagenzi bawe bafite icyo kibazo nk'icyo wari ufite, kugira ngo Imana ikomeze gumbye. Robert wakoze cyane. Nawe wakoze kubana natwe. Shalom. Ciao.